mani ibyana by'ibikobwa by'amaheru biza bidusekera mani bifite ba nyina na ba se mani bafite ahantu bataha. Twe dutangiye kurya bureba dukuze bro, dutangiye kurya iyo nyama dukuze tubyiha, dutangiye kwambara neza uko turi kubyiha atari uko badufitiye impuhwe. Ese ubundi ni ukubera iki abanyarwanda, urubyiruko rwinshi rumaze kwizera ko ikintu gikomeza ingo ari sexy, ikintu gikomeza ingo ari imibonano mpuzabitsina? Ibi bintu bizabangiza. Ukuri kw'Imana ndababwiza ukuri yuko ikintu gikomeza urugo atari imibonano mpuzabitsina. Abantu bakuru barabizi, abantu bafite ubwenge barabizi, ariko ntimugapfe kugendera mu kigare gutyo gusa. Njye birambabaza iyo umuntu yize afite amashuri yiyita umusesenguzi mu bintu runaka, ugasanga nawe atekereza ko kugira ngo urugo rukomere ari uko umugabo azaba akora imibonano mpuzabitsina neza. Ibintu ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugore Jackie, cyangwa se mumfashe tumwite umukobwa ngo bitewe nuko ubu ngubu yatandukanye n'umugabo we nta n'umwana afite, amaze guteza ikibazo gikomeye. Kandi ibi ngibi ndi kuvuga si ukubeshya, ndabizi neza ko hari benshi bamwigiraho, hari benshi bemeranya na Jackie. Birambabaza cyane iyo mbonye umuntu muri comment amushyigikira ku rwego rwo hejuru. Ubundi mu buzima busanzwe bw'abanyarwanda cyangwa se human being, as a human beings, gukora sexy, gukora imibonano mpuzabitsina kenshi egare gupfa mu mutwe. Uko umuntu akora imibonano mpuzabitsina kenshi niko agenda apfa mu mutwe, agapfa igihande cyangwa se igice cy'amarangamutima, agapfa cyane. Nta nubwo nk'abanyarwanda muri rusange, nk'abanyarwanda ntabwo byari byoroshye kubona umuntu w'umugabo cyangwa se w'umugore yaza agashyira amabanga y'urugo hanze muri ubu buryo Jackie yakoresheje. Umugabo afite agapipi gato. Reka nongere kubashimira abakunzi ba Magi TV Rwanda, nizere ko meze neza kandi Imana ikomeje kubarinda. Nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse na out of the country. It is what it is, no matter what. Dukomeje kubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi ntabwo ndajya kureba ibiri kuvugwa, munyemerere ngaruke kuri uyu mukobwa cyangwa se umugore, biraterwa nuko umwita. Njyewe namumenye yicuruza, nicyo kintu cyatumye nkamenya Jackie, ngatangira no kumukurikira ku mbuga nkoranyambaga, nkareba ese uyu muntu ibintu avuga kubera icyo abivuga, azakomeza kubivuga mu buhe buryo, azabivuga kugeza ryari. Ni ibyo ngibyo nagiye nkurikira as a researcher, as a journalist. Ibi ngibi nagombaga kubikurikira kubera ko sometime hari ukuntu dusesengura ibintu tutazi inkomoko yabyo, ugasanga bigize ikibazo. Mu kiganiro nakoze ubwo Jackie yasezeranaga, nababwiye ko ibi ngibi atari urukundo, ahubwo hatari impamvu ishobora kubishoboka ari uko uriya mugabo yaba yaritiranyije impuhwe n'urukundo. Sometimes bibaho cyane, ugasanga umuntu agiriye impuhwe umukobwa runaka cyangwa se umuhungu runaka, akibwira ko yamukunze, noneho bitewe nuko abantu bamaze gupfa mu mutwe bakihutira kubana. Biransetsa cyane kubera ko kubana ni igikorwa kiremereye cyane umuntu yagakwiye gutegura cyangwa se gutekerezaho more than once. Mpamya ko bishobora no kugufata imyaka 15, byagufata imyaka 15. Benshi bagenda babivuga, abandi bakabivuguruza ngo gukundana igihe kinini, ariko buriya gukundana igihe kinini birafasha cyane. Bituma umenya umuntu, ukamenya ngo eske ninde tugiye kubana, tuzabana gute, mu buhe buryo. Uyu mugore Jackie, amazina ye nyakuri ubundi yitwa Uwase Jackie. Hari kuwa 18 umwaka 2023 Disemba kwa 12 nibwo Jackie yasabye imbabazi. Aravuga ngo nyabuna mbabwije ukuri ko ntazongera.
asaba imbabazi, abantu barabyandika, ariko sometime those influencers, those content creators, they play with the audience. Just bakunze gukora amapranka because they want to boost their social media, they want to boost their platforms, they want to create a big awareness on their content. Abantu bakaba bashuka mu buryo runaka just for bakeneye amafaranga. Ndanabyumva cyane, mbiha n'agaciro, ntabwo mbigaya, bagomba kubikora, ahubwo audience ibireba ibyanariza gute, ibifata gute, mu buhe buryo. Gusa nanone ubu ngubu ikintu abantu bagakwiye kwitondera mu gupublishinga content runaka, you have to know that telephone cyangwa se social media may be accessed with everyone. Someone may access, yagira kuri social media, yasoma. Mwana w'imyaka 15, mwana w'imyaka 12, you have to boost your content, ariko content iri serious, content yigisha, itagamije gushukana. Ubundi byari bigoranye cyane kubona umugabo cyangwa umugore ushyira amabanga y'urugo hanze kuri ubu buryo, akaza akavuga ngo umugabo gafite agapipi gato, bamwe babivuga ngo umugore ngo ni Mukagatare. What you want to mean? Aba bantu ubundi baza bakavuga ibi bintu ni bande? Ni iki cyabagize uko bari uku nguku? Bahinduka mu buhe buryo? Bari bakwiye gufashwa iki? You have to know this. Uyu mukobwa ni umukobwa waryamanye n'abagabo benshi, according to all those yagiye avuga mu biganiro, live, vuga ibitsina mu kanwa cyane, niko nabivuga. Rero uko umuntu agenda asambana cyane, uko umuntu agenda akora imibonano mpuzabitsina cyane, bituma apfa mu mutwe, apfa amarangamutima. You have to prevent this kugira ngo uzagire future which is a good, kugira ngo uzagire future nziza. Uyu mukobwa wiyandagaje ku munsi w'ejo kuri live yakoze ubwo yari kumwe na Dumba ndetse na buri kantu, akavuga ko akeneye ngo ibipipi, just akagira ibigambo byinshi avuga bibi, hari ikintu akeneye. Nibyo koko bitewe n'amateka yagize cyangwa se bitewe na life style yabayemo, ibyo yagiye ahura nabyo, the society yakuriyemo, kuba ari uku nguku. I can't judge, but yagakwiye gufashwa iki? Uyu mukobwa ntabwo wamuhagarika ngo nareke gukoresha social media, ntabwo wamuhagarika ngo nareke gukoresha amagambo mabi, ntabwo wamuhagarika ngo areke ngo ntazongere kwiyita indaya. Never. Ashobora kutavuga, yari kuvuga ko atakita indaya, ariko akavuga ko akeneye ibigambo cyase no gusubiramo bingora. Yego, birumvikana cyane, yanyuze mu buzima bubi, ariko yagakwiye kuvuzwa, yagakwiye kugenda akaba cancelled, bakamukansoringa, bakamuha ubufasha. Abaganga b'inzobere barahari, akavuzwa. Dadani yuko wamubwira ngo nareke kuvuga ko ari indaya, akabivuga mu bundi buryo, nareke kuvuga amagambo mabi, agakomeza akayavuga. Just akeneye kuvuzwa. Mu kiganiro nshaka kuzakora ndi kugira ngo nzababwire ubundi iyi ndwara bayita ngo iki, ivurwa gute, kubera ko ntabwo ari Jack wenyine, hari benshi babayeho muri ubu buzima. Ugasanga umuntu yabaye ikihebe, nta kintu agitegereje imbere ye cyiza, just nyine yarihebye. Ni wa muntu bumva kuvuga ibintu runaka bibi, fine. Ariko nanone hari Jackie, hari uwari warigize umugabo cyangwa se umukunzi we, bose bakeneye kuvuzwa. Buriya umuntu wemera gukunda indaya, umuntu wakoze umwuga w'uburaya, none uvuga muri ubu buryo, nawe simpamya neza ko ari muzima uko bikwiriye. Jesse akeneye ubuvuzi, bose bakeneye ubuvuzi. You get what I'm saying? Nko kuri Mag TV Rwanda, sometime tugaruka ku busesenguzi benshi banakunda cyane, ariko nanone dukeneye feedback.
dukeneye result. Tuvuga ibintu tubona abantu bahinduka, umuntu agakunda content but he cannot change his or her behavior. You have to change. Ntabwo kugira ngo umenye ububi bw'inzara ari uko wicwa n'inzara. Ntabwo kugira ngo umenye ububi bw'inzoga ari uko ugasinda. Kumenya ububi bw'uburaya ntabwo bigusaba kuba indaya. Never. But you have to be critical thinker. Yeah, anybody need critical thinking. You listen, but before you make decision, you have to analyze. You have to think twice. Hari byinshi tubona byagakwiye kutwigisha bidasabye ko tubinyuramo. Nubona abantu babasinzi, their lifestyle, abantu babasambanye, their lifestyle, just ibyo ngibyo byatuma to changing ukareka imyitwarire runaka ukagira uko witwara kundi. Mukomeze kugira byiza, Imana ikomeze kubarinda.